Reka tubahe ikaze bakunzi ba Metos TV aho muherereye hose tubabwira ngo yambu sana. Imbere ya kamera muri kubona Metos tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Edi, urakoze nishimiye ikaze ryawe kandi reka turamutse n'abadukurikiye bose baranzi si ngombwa ngo mbibwire ariko kutanzi nawe ushobora kuba mbonye bwa mbere banita Metos. Umunsi rero nabaye umutumirwa abusanzwe nari nsanzwe ndi umutumira. Nari nsanzwe ntumira abantu akaba ariho tuganira ariko none uyu munsi bantumiye wifuje kuko tubasha kuganira nawe. Rero nabikunze kandi nabyishimiye. So nizere kuko biri buze kugenda neza. Yego kabisa. Dufite ama topic menshi tugomba kuzajya tuganiraho. Tutarinjira muri topic. Tutarinjira muri iyo topic ngize iminsi nibaza ku kintu cha emergency. Emergency kubera ko abantu ibintu byose basigaye barabigize emergency. Umuntu ari mu kuja gukora ubukwe ikabibaye emergency. Ugasanga ubukwe yabuteguye igihe ciwe kirekira atarabibwiye abandi. Usanga abantu ukaraja kubabwira ubukwe busigaje cyumweru kimwe. Kandi akabukubwira ariko expectinga ko hari ibyo ushobora kuzomufasha. Kandi mu cyumweru kimwe sintekereza ko ushobora kurebeye kuba ufasha umuntu mu kintu nk'icyo. Ugasanga umuntu ateguye igiterane runaka aragicecetse kumwisho kibaye emergency yisutse ku bantu arabibabwiye muze mumfashe bimeze gute ikintu cyose ugasanga cabaye emergency umuntu nagwara emergency umuntu nagira ikirori emergency izi emergency nkawo utekereza ko ziri mu guterwa ni Jewe ntekereza ko abantu basigaye barakunze ubuzima buri privé cyangwa se bakaba barimo barishora mu bintu badashoboye none igihe baba babonye zamara kubacanga zamara kubacikana bakahamagara abandi ariko siko byagakomze kugenda so nk'ubukwe ni ikirori cyagutse kinini cyane so ufite utegerezamo ubufasha runaka ubwo aribwo bwose bwo amafaranga bwo muri service kugira ibyo akora ndatekereza ko ari ikintu cyose utegerezwa kubwira abantu mbere y'igihe kugira ngo wa muntu amenye ngo nje nzakora iki nzakora niki ariko benshi basigaye bita abandi abahemu atari ukubera ko ari abantu bahemutse ahubwo ari we wahemutse kutababwirira ibintu ku gihe so wamubwira wasanga afite andi masikejo yiwe n'ibindi bintu bafite gukora ntabe ebo yo kuguha ibyo ushakaho so ukazu ushaka kumwita kuko yakoze nabi atagufashije mu gihe wari umukenereye kandi mu by'ukuri waramubwiye utinze ibyo bintu biriho Metos ibyo bintu biriho kabisa ahubwo nabyo twazabiganiraho numbonera umwanya nkazagutumira neza twitonze nabyo kabisa nko bituganirizaho. Yes, so icyo no bivugaho gusa umuntu nazozagira niba uhisemo ibintu byawe kuba biri private ni bibe private no mu gihe byagucanze ntuhamagara abantu bigucange biri muri private so kuburyo tutazomenya ngo byaragucanze so nunategura ubukwe ukabuhisha abantu ntukaje kubabwira ku munota wa nyuma wabona uko byagucanze uzo ureke bigucange kugeza bushize ibintu byisigaye byarabaye fast ibintu ni fast ibiriyo ni emergency usibye ko nk'ibyo nibyo bitegerezwa kuba emergency kubera ko ikintu cikiriyo icyo urupfu ntawe uruteguza umuntu wagwaye ingwara ntawe uziteguza hari ingwara ziba zikomeye udashobora guteguza umuntu ikagushikira so ibibazo nka biriya biri mu kuba iwacu biriya by'intambara abana bari hanze izi nizo emergency abantu bategerezwa kuba batabariza umuntu yakubwira ngo bimeze gutya ugahita reacting ugahita ukora muri ako kanya kikubwira kubera ko ni emergency naho ibindi bintu bino by'ibirori amakwe ibiterane ibiki uhisemo kubigira bigire privé kugeza ku munota wanyu ariko niba hari abo wifuza gukorana nabo wifuza kubazo kwa ama service ndetse n'abazagutabura ntutegura ubukwe amezi 6 ngubwira abantu hasigaye kwezi kubera ko baba bafite uko bapanze ibintu zabo ushobora kuzobabura kandi nubabura uzobita abagome kandi nyamara ari we wabaye umugome mbere yabo. Urakoze cyane Metos ibyo byo ni wenda gusaba uzambonera umwanya kuko mfite n'ibibazo byinshi nakubaza kuri iyo sije kuko hari nubwo abantu bibaye emergency ugasanga ahubwo abo yakubufasha nuko batashatse kumufasha na mbere. Yes, urumva bikaba emergency n'ubundi baranze kumufasha
yarabibasabye iyo bikananirana. sintekereza ko ari emergency, so iyo ngiyo gusa iyo ngiyo utegerezwa gutegura icyambere, utegerezwa gutegura ikintu cyawe udatitaye ku bufasha bwose. Sinzi wenda turabigira birebera atari byo washaka ko tuganiraho, ariko ubukwe iyo ubuteguye icyambere ubutegura utitaye ku bufasha bw'undi muntu uwo ari we wese, ndavuga mu buryo bw'amafaranga, sibyo? Noneho warangiza ugatumira abantu kugira ngo bazo contribute, ariko bitavuze ngo nibareka gukontribuwa ubukwe buzoreka, sibyo? So muri cyagiye iyo ubuteguye muri ubwo buryo ukabutegura wihagije, ufite ibintu byazo zose, ubu bizi ko abantu bazoza, abantu bazotabura, ariko no mu gihe batabuye ukabuhagaze neza mu ruhande rwawe. So emergency ni mu gihe mpamvuga ngo mu gihe uhisha abantu ikintu kandi nanone uzi kuzobakenera, noneho warangiza mu munota wanyu mukagira gute, ugatangira kubagarukaho babwira ngo please mukora akantu, kandi cya gihe nabo wenda ugasanga ntibahagaze neza, ariko iyo tubwiye mbere y'igihe natwe tuba dutangira kugira gute, kwegeranya ibintu tuzi ngo hari ubukwe buri imbere yacu tuzotanga, tugatangira kwishakishamo ibintu byo kugira ngo tuheze wa muntu. Yego reka twinjire muri topic y'umunsi. Nindangiza ndashaka kukubaza ikibazo ni gute umuntu yabasha guhitamo uwo bazashakana, mbese neza nyine wa wundi wawe ugukwiriye. Ndagira ngo icyo kintu ukituganirizeho, uduherezeho ikiganiro kitari kibe kirekire cyane, ariko kiba ari akantu keza kumvikana twabwira urubyiruko muri iyi minsi. Ni gute umuntu ashobora guhitamo neza uwo bazobana, si kuvuze? So ni ikibazo kigoye, ni na topic itoroshe, ariko ndagerageza bikurikiranye n'ubushobozi bwanjye cyangwa n'ibitekerezo byanjye mbivuga uko mbyumva, kubera kuko abadukurikiye nabo bafite uko babyumva, ariko nabo bariyegerejwe cyane kuzatubwira uko babyumva muri comment n'uko babitekereza, siko? Ariko ibi ngiye kuvuga n'ibyanjye bidakuyeho ibyawe cyangwa se bidakuyeho iby'undi muntu uwo ari we wese ushobora kuba ari kudukurikirana ubu nyine. Icyo ntangira, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubu nyine tugeze mu isi yacanganyikiwe, turi mu isi yacanganyikiwe, nje niko mbibona. Isi yamaze gucanganyikirwa, noneho iradufata natwe igira gute, iraducanga. Imaze kuducanga natwe, ikintu twakoze n'iki, natwe twaracanganyikiwe, siko? Ibintu byose biracanganyikirwa ku buryo utakimenya nk'umuntu akundiye uwundi iki, sibyo? Umuntu aragukunda ntumenye ngo agukundiye iki, bamwe bagatekereza ngo ankundiye amafaranga, siko? Abandi bagatekereza ngo ankundiye ubwiza, urumva? Umuhungu akagukunda, wowe ugatekereza ko agukundiye iki, ibyo ufite, ubushobozi bwawe. Umukobwa akagukunda ugatekereza ko agukundiye ubushobozi bwawe, inyungu runaka. Kandi mu by'ukuri wenda iwe ntagukundiye iki, ntagukundiye za nyungu zawe. Iwe yagukunze kubera kuko yakubonyemo ubushobozi, cyangwa se yakubonyemo ushobora kuvamo umugore w'urugo. Ariko kubera kuko ubu nyine twagize abantu benshi basigaye bakundira abandi inyungu, tukagira n'abandi basigaye bakundira abandi ibindi bintu tutazi, nicyo gituma tutakimenya ngo ese uyu muntu akundiye uriya muntu iki. So bivuga ngo abantu bamaze kugira gute, gucanganyikirwa, ibintu byarakomeye ntibakimenya uko bameze. Ariko njyewe ndakubwira ukuntu umuntu ashobora amahitamo meza. Ikintu cya mbere ni ukumenya icyo ushaka, sibyo? Ndavuga mu buryo bw'umugore, ndavuga mu buryo bw'umugabo, sibyo? Ndaza kuvuga niba hari ibibazo ubuze kumbazamo, umbaze nta rubanza, ariko mu gihe utambaza ndakomeza mvuga. Nta kibazo ndabifite, nigira ikibazo ndakubaza. So ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ngo ese wowe ukeneye iki, uko niko nimitekereza. Umugore nkeneye tuzabana iteka ni umugore umeze gute, siko? Umugabo nkeneye tuzabana iteka ni umugabo umeze gute, ufite karagiteri zimeze gute, siko? Uteye gute mu miterere physically, ameze gute muri no miterere y'inyuma tubona. So numara kumenya rero icyo ushaka, bizogira gute, bizoguha umurongo mwiza yo kubasha kumenya
ukuhitamo sibyo hari abashobora guhitamo umuntu kubera kuko ari muremure ayo ni amahitamo yiwe hakaba hari undi ushobora kubwira ngo njye sinkunda abakobwa barebare njyewe nkunda bagufi muri cya gihe numbwira nundangira umuremure njye nakubwiye ko nkunda umugufi ngafata wa muremure nzoba mpisemo nabi kubera ko ayo siyo mahitamo yanjye amahitamo yanjye ni iki ni umukobwa mugufi hari umukobwa ushobora kukubwira ati njyewe nkunda umutipe muremure w'ibigango umutipe wateruye sibyo niza nkamubwira inama yo guhura n'agahungu kari skin ukuntu kameze ukuntu akemera azoba ahisemo nabi kubera iki kubera kuko ayo siyo mahitamo yiwe amahitamo yiwe we ninde ni wa mukobwa wa mutipe wiyubatse umeze neza wari izuba ugasanga abantu benshi muri iki gihe basigaye bahitamo nabi kubera inama za bagenzi babo sibyo ugasanga icyo ukunda si icyo ukurikiye kubera kuko umugenzi wawe yagize gute yakikugaye uravuze ngo inshuti mbi sorry yes ugasanga inshuti mbi iguhitishijemo nabi kubera ko wagendeye kuki ku bitekerezo byiwe so icyambere rero ni ukumenya iki ni ukumenya icyo ushaka kandi wamara kumenya icyo ushaka akaba ari cyo ukurikira sibyo inama zose ni ukubwira njyewe mbaye nkubwira inama ariko wibuke ko decision ni yandi ni yawe utamubonye se banza woroshe baruzuye hanze aha hanze huzuye abakobwa b'ingeri zose hano hanze ku buryo wabona wa wundi wujuje n'abahungu b'ingeri zose none se ngiye kibazo uramuka utabonye uzujuje 100% hari ufite 90% siko ugafa kugendera none niba 100 yuze ntabwo 100 ishobora kuba barahari niba ukunda abakobwa barebare baruzuye hano hanze siko niba ukunda abagufi baruzuye hano hanze niba ukunda so ikintu cyambere banza ugende kuko ushakaho hari abantu bazavuga ngo ubwiza bw'inyuma physical appearance y'umuntu ngo nta kimaze ngo ntikwiriye ngo abantu ngo barebe umutima ntibakakubeshe my dear imbere ikintu cyose n'inka iyo uja kugura inka uzubanza ukareba ubwiza bw'inyuma imbere nditubizi siko imbere nditubizi ikintu cyose iyo uja kugifata ubanza ukunda bijya uhogira gute uhobonesha amaso biriya bintu uhobonesha amaso biriya ni ingenzi cyane mu kubaka urugo ibyo ni ibitekerezo byanjye hari abavuga ngo iby'umutima turaza kubigeraho ariko banza urebe physical appearance yawe y'uriya muntu iyo bari umukobwa iyo bari umuhungu ubwo uko turaganira mu buryo bw'ibitsina byombi igitsina gore igitsina gabo siko numara kubona icyo ushaka hano inyuma niba ari muremure w'inzobe wamubonye sibyo ukavuga ngo uyu niwe nkunda niba ari mugufi w'igikara uyu niwe nkunda sibyo icyo gihe uzogende ugire gute ugende uterete abazavuga kandi ngo ibo ngo ayo mwiga atamuterese genda mukundana siko noneho muri kwa gukundana nawe ureke kubigira emergency nk'uko twaza tuvuga ureke kuvuga ngo niba nakundaga inzobe ngakunda muremure direct mfite ninjira hehe mu rukundo kandi duhite tunagera gute duhite tunategura ku bana hoya nturamumenye ibyo wabigize emergency wabyihutishije icyo wabashije kumenya gusa niki ni yanzobe na bwaborewe ariko mu mutima aho ganiho tugeze rero so numara kubona ibyo ushaka uzogende wegere uwo wahisemo niba ari umukobwa niba ari umuhungu abahungu bo turatereta abakobwa simbizi uko bitabigenda iyo mwakunze abatipe sinzi ko muza mubabwira ko mwabakunze ubwo ngubwo kuriyumvira kwa kundi uzubabwira nawe numara kubona ushaka we nyuma uzomubwira muri izo akaja kumubwira none iki kinyejana baravuga mani iki kinyejana baye ahubwo ko nabonye nyine ndabwo ari bya bindi bizakera ngo ucece hano muri Amerika umukobwa wakubwira apana muri Amerika kuko niho bagomba kuvuga aho niho batavuga wowe nabonye bazabuzwa ni wowe ndaho urakubwira
oya abana bo barapfuye n'ubwoba ndawe urakubwira kandi ukabona bafite urukundo ariko ukabona uzi ubwibwa niko bafite urukundo urabibona ukabibonera mu maso ahubwo nyine aba yakubwiye niba kera wabonye ko yagukunze uko yakubwiye none se uzikena ngo mpaka ngo aza kwegera kubwire ngo Edi bite mani ko ndi kumva nagukunze oya uko nguko uzubona ko afite urwo rukundo uko aba yakubwiye ko agukunda kandi niba ntawe urakubwira wowe uko ndawe urakubwira amaso kandi yakubwira burya ikintu cy'ijambo kirakomeye cyane burya iyo umuntu yakubwiye ijambo rirakomeye riruta ibyo uri kurebesha n'amaso abatipe bazavuga ngo umukobwa aje akamubwira ngo aramukunda kumutereta iwe ahita ahunga akavuga ati uyu mukobwa afite ibindi ashakira bitari ibyo nose muzamubwira ngo mwebwe mutereta batabatereta ibyo nawe uri kuvuga sinzi ko nawe se azoture hariya yicara atarame nk'igiti natabona umutereta none se niba iwe nabura umuhungu umutereta agenda amusanga niba wakunze ikintu ugenda mayidiya nta bintu byinshi niba wakunze umusore hamagara umusore umwegere niba wamwicira amarenga ukabona ntahaye abibona mubwire ko wamukunze ahasigaye nawe ikibazo asaza ahubwo ni ku musore asaza avuga ngo reka nje kuziga wagaruke uko nyine umusore bazamusubiriza bavuga ati nane ndagukunze cyangwa ndakwanze simbizi bagira uburyo bwabo bazavyerekanamo reka tureke kubavugira ariko abatipe abahungu ibo niba wakunze umukobwa ukabona yujuje amakondisiyo yawe y'inyuma ya yandi ushaka kubona siko ya yandi ukeneye genda uterete urumva haniga ushobora gushika akakwanga ibyo ni ibisanzwe wa undi nakwanga ntibivuze ko ari ubifite wenyine hirya hari uwundi uzabona hari n'uwundi ntawavutse wenyine amundagira undi basa undi akagira undi basa so nunabura wa wundi wujuje kondisiyo twavuze hari ugiye kuzigeza uri aho hafi hari n'undi ugiye kugeza izo ngezo numara kubona bijya ushaka genda ugire gute terete sibyo numara gutereta umukobwa akakwemerera cyangwa umutipe mu kabano wa wundi ufite bya bindi wifuza wowe aho niho uzotangira kugira gute kumwiga aho niho tugeze kuri wa mutima twavugaga sibyo tangira umenye characters z'umuntu mu bana mugiye kuzobana nako mugiye kuzabana mutarabana yes muri abana tangira umenye ngo uyu mukobwa akunda iki sibyo uyu muhungu akunda iki none usanga ibyo wewe wifuza ko ibyo wifuza ku mugore wawe ugasanga urera bifite icyo nicyo gihe making a decision yo kugira gute yo guhitamo ukaba woshira umukobwa mu mago akaba umugore wawe cyangwa se ukaba umugabo akaba wo kwemerera umutipe ko gushira mu rugo akaba umugabo wawe wamaze kumenya character ziwe aho nusanga ntazujuje mutaraba ukagira iby'umugaya mutaraba iyo niyo chance nziza ubu gifite yo kugira ngo ugire gute murekane arizo benshi barimo kwita ubunyine ngo none guterana indobo uwo ni umwanya mwiza uba ufite wo kugira gute wo kumutera indobo nzuzotege ariko ga wowe kuravuga ibintu ariko ugahita ubwira kuko iyo watangiye gutereta umuntu sinzi ko iyo wamukunze wujuje izo kondisiyo uzahita ugenda ukamubwira ati ndagukunda ke ndagira ngo muze mubanza mukaganira oya nyine kuko akuganira kwa nyine ugutereta kwa kuganira ni dating si ngombwa ngo ugende uhite umubwira ngo ndamukunda sibyo oya ibyo uzi ukora byose ni amareshya mugeni niko baza bayita niba uzi ikinyamurenge neza ubu uhawe ureshya umugeni ugenda ukamwegera mukasohokana mukaganira mukamenyerana muri bwa buryo hari ubu uhawe umumenyamo sibyo ubu uhawe umumenyamo no kugeza mu gihe noneho urekuye ijambo ryo kuvuga kuko wamukunze wifuza ko muzobana mukabana noneho mumeze nka fiançailles sibyo cyagiye nabwo ubwihawe ukomeza kugira gute ubwihawe ukomeza kwiga wa muntu mu bana character za wa mukobwa character za wa muhungu akunda iki sibyo umukobwa akunda iki agendana nabande ese abashuti biwe bakunda iki urumva hari igihe ashobora kukwihisha ashobora kukwihisha mwaza mugendana akibera umuntu uri aho w'umukristo ariko yaba ari hirya n'inshuti ziwe sibyo ugasanga aza sibyo yego icyo uvuze nashakaga kukubazaho kuko n'ubundi ibyo bibaho cyane ugasanga umuntu arihisha karagiteri ze zose ntazikwereka
mu gihe muba murimo murateretana none ugasanga ariko undi aramukunze cyane ariko ugasanga uwundi nawe ugasanga karamubesha ariko ugasanga arabimwereka gake gake ariko nyine akagenda abihisha gake gake ariko usanga undi yaramukunze yaravuze ati ndagukunda cyane tuvuga urugero ugasanga umuhungu akunze umukobwa cyane ugasanga umukobwa hari utuntu amuhisha cyangwa nka kwa kundi uri kuvuga umutima ugasanga we ahubwo ntamukunze ariko akagenda abihisha cyangwa se akamuhisha n'ibindi bintu yaba akora ibyo byo ubivugaho gute ntawe ushobora kumenya umuntu ijana ku ijana siko umuntu ni mugari umuntu ni munini biragoye kugira ngo uhite umenya umuntu ijana ku ijana arananiza n'ababana mu mago umugabo n'umugore mani ntibaziranye siko hamwe baza babesha abandi ko timuziranye siko ahubwo baza babesha abandi ugasanga tumuzi ngo umumenye ijana ku ijana siko ariko demo muganira demo mugendana na wa mukobwa cyangwa se wa muhungu mukundanye niko uzugenda uhawe umumenyi niko uzugenda hari indirimbo imwe bigize yavuze ngo ibikorwa umuntu azakora bishobora kukujana bikakugeza hehe ku marembo y'umutima wiwe bigize ijambo ushobora ibikorwa umuntu akora zo kujana bikakugeza hehe mu marembo y'umutima wiwe bivuga ngo ibikorwa dukora ibyo nibyo abantu batureberamo ibyo nibyo abantu batumenyeramo nta bikorwa umuntu ntashobora kukumenya ubu rero iyo muri kumwe nawe ibikorwa agenda akora aho niho uzugenda umumenyera ukagenda umumenya ukanahunga hakiri kare niba uhunga rugikubita ukamenya ngo uyu muntu ibi ngibi n'ibi ntabwo duhujije erega nta nubwo bigomba kuba ngo bibe ari bibi oye aba afite kumufano niba umutipa anywa inzoga siko hari umuntu ushobora gukunda umuntu unywa inzoga ariko wowe niba utomukunda niba utonamwihanganira wamunywa inzoga tukishore kuri uwo muntu kubera ko byanga byakunda ntimuzoshoka siko so agomba gutegereza rero wa mugenzi we ukunda abanywa inzoga akaba ariwe bazobana ariko wowe numwishoraho ntibizogushobokera ikindi kandi biriya narivuze byo kumenya inshuti ziwe z'uwo muntu wawe mugiye kubana yo umukobwa yo umuhungu uzibuke cyane cyane no kumenya umuryango wiwe hari ibintu nza nkundira ubu nyine bitangiye kugenda bicika ugasanga umuntu akundanye n'uwundi ariko ugasanga umuzi wenyine ntabwo uzi ngo avukana nande sibyo tuzi ngo agira murumuna we tuzi ngo agira mushiki we tuzi ngo agira nyirasenge tuzi ngo agira nyina tuzi ngo papa wabahe urumva nta kintu na kimwe ubiziho mukabana gusa mukabana gutyo nta kindi kintu na kimwe ubiziho ibyo nabyo ni mu buryo bumwe bwerekana ko utabashije kumenya uwo mubana ariko iyo ushaka kumenya umuntu neza uza umumenya ukamenya n'iwabo urumva ukamenya n'iwabo ukamenya ngo ise n'uyu nyina n'uyu base wabo n'aba bashiki biwe n'aba so iyo wamenye babandi uzu ukuramo n'undi muco wa muntu kubera ko pourcentage 70% twese tuba dufite imico twakuye iwacu tuzikora ku babyeyi bacu twakuye iwacu so ibyo rero nabyo ni bimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kureba mbere yuko uja wishora muri kiriya kintu kubera ko ababyeyi bacu muzamubwira ngo barahubukaga iyo babanzaga bakaja kubaririza bakamenya base w'umukobwa basekuru bakunda iki bakoraga ibiki mbere yuko bagira bagushingira iwabo baba bamuzi ubu nyine abantu rero barimo gupfa guhubuka ugasanga gusa yitaye mu kintu azanye umukobwa atazi n'umuntu n'umuvukana nawe urukundo nicyo cyambere akazaja kumenya iwabo w'umukobwa ari uko bagiye kugira gute bagiye kubaza umugeni urubyiruko rw'ubu ntabwo tukicita kuri ibi nicyo gituma rero dufite izo ngaruka umuntu ukamukunda tugende dushorera nicyo gituma dufite izi ngaruka rero zasaze amadivorce ya buri munsi abantu bari mu guhura none amayenga abiri yaje gushira ukumva ngo batandukanye no kubera iki mwashakanye mutaziranye ntabwo mwafashe umwanya uhagije kugira ngo mubashe kumenyana umukobwa amenye ngiye gushaka kwande iwabo bameze gute
sibyo abantu bari kuvuga ngo umugore ngo umugore yari uw'umuryango kera ngo ariko ubu nyine ngo umugore ni uw'umugabo sibyo umugore si uw'umugabo yego n'uwawe wenyine ku buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iyo ugiye kumushaka ugomba kubanza kumenya imyitwarire ukamenya imico yiwe ku giti cyiwe ukamenya n'imico y'iwabo ubwo nibwo buryo ntekereza ko abantu bagomba kuza bagira gute bahitamo ni ukwitonda ukamenya icyo ushaka niko twari twavuze ikindi kandi ugashaka uwo ukunda apana gushaka uwo abandi bagukundiye ugashaka uwo ukunda wowe ubwo uwo ukunda uvuze uwo wa wundi warebye uwo warebye ugashima ukagenzura n'iyo mico ibintu byose wowe wenyine ukavuga ngo uyu niwe mugore wanjye wa wundi yoba ari ikimuga gifite ukuguru kumwe uwo niwe mugore wawe apana uwundi muntu kuza kukubwira ngo ese kurazana umuntu w'ikimuga kugira ngo niba we adakunze ikimuga wowe wagikunze uwo niwe mugore wawe ese muzamubwira ngo bo bazoshakwa n'abandi yoba afite abantu bamwe bazavuga ngo ni mubi kuri wa wundi utari nyirawo siko umugore azaba mubi utari umugabo wiwe ariko umuntu wamukunze akamuhitamo ni mwiza umugore wa Edi ntabwo azoba mwiza kuri nje kubera ko sinje wamukunze sinje wamuhisemo ni mwiza kuri Edi uwanje nanje tazoba mwiza kuri Edi sibyo kubera ko Edi bwa bwiza wanje afite maybe sibwo Edi akunze sinabwo Edi ashaka so abantu rero uwo wakunze uwo wahisemo uwo wagenzuye ukumva ari ugukwiriye wa wundi niwe mugore wawe niyo mugaze mu buryo bw'intambara uzo wihangana kubera kuko ni umuntu wawe ukunda nawe akakwihanganira kubera kuko mukunda yego Metos ikibazo gisa n'icanyuma naringize ngo nkubaze kubyerekeranye ubu ngubu abantu umuntu asigaye aje gushaka umuntu akabanza akareba ku mafaranga uburyo umufuko uhagaze kandi ugasanga muri iki gihe bireze cyane gira icyo bitubwiraho cyangwa si byo urabihereza umwanya wa kangahe mu guhitamo uwo muzashaka tuzabana bibaye kubiha umwanya no biha umwanya wa 0 muri make ntibigomba kubaho kuri nje mu guhitamo uwo muzobana ntugomba kumuhitamo urebeye ku mafaranga siko kubera kuko amafaranga ari mu bintu bimwe tuzi ushobora gushaka ukoresheje amaboko yawe ukabibona siko kandi rero muri kriteriya zo gushaka uwo muzobana ikintu cyose mushobora gushakisha amaboko icyo ntikigomba kuba kirimo kubera ko izo ni ibintu biza mu periode runaka iyindi periode bikaba byogenda kimwe nuko byohaguma siko kimwe nuko byohaguma ariko nta muntu n'umwe ugomba gukunda umuntu ashingiye ku mafaranga si amafaranga yonyine hari abaza babanza bakamenya ngo ese afite inzu siko ntabwo ugomba kureba ngo ese afite inzu ese wowe kubera ko ntayo ufite siko niba ntayo afite wowe urayifite iyo uje kuba uyifite ntubuha ureba ngo ese afite inzu siko amafaranga ntugomba kureba ngo ese afite amafaranga ibyo ko utakwemezanya n'abantu benshi sibyo hari abantu ndabizi ariko nicyo gituma twatangiye tubavuze n'ibitekerezo byanje hari abantu bafite ibindi bitekerezo byabo ku ruhande ariko ndatekereza ko percentage zinshi nizo zishobora gutekereza nk'uko kwanje abantu bafite ibitekerezo byinshi nk'uko kwawe cyangwa nk'uko kwanje umuntu ufite ibitekerezo byubaka ibitekerezo bishaka guhitamo neza wese afite kuri iki kintu cy'amafaranga benshi batekereza nk'uko kwanje kubera kuko iki ni ikintu tuba dushaka kubaka gihamye uru ni urugo tuba dushaka ntabwo ari urugo tuba dushaka kubaka for a short period si ikintu cya moment runaka ngo gishire iki ni ikintu cya forever cy'ubuzima bwawe bwose so ntugomba kureba ngo urebere ku ikofi sibyo kunda bya bindi twavuze kunda wa muntu twavuze umukundira uko ameze imiterere yiwe uko ateye uko ameze numara uje muri karakteri ziwe sibyo ameze gute numukundira ibyo ngibyo ibindi byose mushobora kubishakana mukagira gute mukabibona sibyo so amafaranga ni meza rwose tiduhakanye amafaranga ni meza amafaranga araryoha urumva ariko si ikintu tugomba gupimiraho guhitamo abo tugomba kuzabana nabo ushobora gusanga ntayo mfite
tukayashakana tukayabona siko ikindi ushobora gusanga nyafite agashira tukayabona ese nunkundira amafaranga bwaca agashira uzonyanga nicyagiye usanga abantu bitaye mu rugo atarukunze atarwishimiye yarukundiye za bintu byavamo ugasanga rwa rugo rugize gute rurasenyutse cyangwa se ugasanga mubayeho mu ntambara muza mwirirwa mukubitana za kaki ninjoro ni za kaki ku manywa no gusimayiringa kugira ngo muhishe abandi bantu kuko mwijoro mwarwanye so umuntu rero ntagomba kwishingikiriza ikintu cyacu cyose yoba amafaranga yoba amazu ibi bintu byose bifatika ushobora kubireba kugira ngo ubashe guhitamo gusa ushobora gukunda umuntu siko tukigaruke ushobora gukunda umuntu wa muntu wamara kumukunda ugasanga bya bintu arabifite siko no kuvuga ngo waguye hashashe yes ntushobora kuvuga ngo ubwo nsanze abifite ngo hoya singi mukunze hoya ushobora gukunda umuntu ugakundana n'umuhungu wamara gukundana nawe muri rwa rukundo rwanyu mwagera hari imbere ugasanga umutipe agize gute afite kofi nkuko wari ubivuze iyi kofi ibaye nk'iremera ayo ni umugisha wawe aho fatira aho ngaho komereza aho nturekure ukundane n'umuntu wawe ibyo ni ibintu byanyu n'umukobwa hari n'abatipe bazabanga ngo ntiyoshakwa ku mukobwa ngo umurushije ifaranga ngo ibiki n'ibiki ubaye atari zo wakurikiye siko ubaye atari zo wakurikiye ukamukunda mwagereye imbere ugasanga umukobwa afite akazi keza ugasanga umukobwa afite amafaranga meza uwo ni umugore wawe man shaka mushire mu mago ifaranga nizanye ariko tugakundira umukobwa cyangwa se umuhungu ibintu afite ubanze uneke ubanze uzunguruke ubanze ubaririze ahembwa ngahe akora iki oya ibyo zose nubijamo uzobuha ushaka uburyo bwo kumukunda umukundiye iki amafaranga bya bindi kandi ibyo ngibyo ntibigomba kubaho yego Metos urakoze cyane turimo turasoza ikiganiro ndagira ngo ngaho ugira icyo ubwira abantu nyine ku byerekeranye n'ibyo twaganiriye byose unabasezera nyine yes nta birenze ibyo tumaze kuvuga nshobora kongeraho gusa ni ukwibutsa abantu ngo bagira amahitamo meza kibagira icyo bitaho mu gukunda bijyanye n'ibintu bifatika bijyanye n'amafaranga uko twavuze ibyo si byo bintu umuntu agomba kureberaho ngo aje gushaka uzoza ubanza ukunda uwo ukunda umukundire kuko wamukunze wenda yujuje kondisiyo wowe wifuza inyuma mu miterere yiwe uburebure ubugufi ubunini ubuhonja n'ibiki byose noneho n'indani nanone afite zijya karagiteri wifuza uwo muntu umenye ko mushobora kubana noneho numara mukundana ariko utitaye ku bindi ibyo ari byo byose ikindi kandi cyongeyeho umuntu hari uburyo abantu bashobora gusenga Imana mu mahitamo abantu bakifashisha Imana ugasenga Imana ishobora kuguha inzira nziza direction nziza yo kugira ngo ubashe kugiramo amahitamo meza n'igihe ushobora gusenga Imana kugira ngo Imana ikuyobore Imana iguheze umuyoboro yo guhitamo neza umuntu muzogera gute muzobana irindi kosa abantu nifuza ko boza bakosora umuntu mukundanye habe nubwo mwogera ku munsi w'ubukwe jewe ubukwe bukaba burejo uyu munsi ukamenya ingeso zibi ziwe udashobora kuzihanganira mw'abana tagikwe kubera ko erega umugore wawe umunsi mwasenge umunsi mwasezera siko uwo niwo munsi aba umugore wawe mbere yo gusezerana aba akiri umukobwa uri kwasi nawe uba ukiri umuhungu uri kwasi sibyo niba hari amakosa ubonye cyangwa ukamenya izindi ngeso ukazimubona hapana rumazi ukabimenya neza ko hari ibintu akora udashobora kwishimira ubukwe bwawe nubwo bwaba buri 1 week away 2 weeks cyangwa iminsi ngahe bukansoringa sibyo ugende witonda ushaka umugeni kubera ko numara kumushitsa mu rugo ugasanga ibyo bintu koko arabikora sibyo gusenya biraruta gutera indobo bibabaza cyane kuruta kuba wamuteye indobo cyangwa iyo guteye indobo so abantu ntibakazamenya ibintu bibi kubo bagiye kuzabana ngo bashinyirize bavuge ngo bino bintu bigeze kure umukobwa dukundanye kwezi umukobwa keri iyo wamaze kumenya ibyo udashoboye ibyo utazoshobora nta rukundo ruba rukihari
uvuga ngo dukundanye ukwezi ngo se tworekana ngo bizogenda gute, ngo dukundanye umwaka ngo se tworeka, muzorekana mwashakanye zizobakora. So turarangije rero, ndatekereza ko ari uko nguko. Nshimiye abadukurikiye bose kandi nshimiye nawe Edi wadutumiye kuri iyo topic yawe, nubwo biba bica kuri Metos kandi abantu bayimenyereyeho, ariko ibi ni ibitekerezo bya Edi, ni amatopic Edi yakomeza azana tuguma tuganiraho, ndetse ashobora kuzuzana n'abandi batumirwa batari njyewe, niko nizera, tugakomeza tukaganira, tugakomeza tukaja inama. Rero icyo twifuza rero muri izo bitekerezo byacu tumaze gutanga, icyo twifuza ni ukubona ibitekerezo byawe nawe udukurikiye kuri Metos TV. Murakoze cyane. Murakoze.